uzi ko abantu basigaye bameze nk'ihene zo ku gasozi. Iby'ubu byabaye akasamutwe wa mugani. Ibyari amabanga n'ibikiriyo, ibyagombaga guhishwa nibyo bisigaye byandagaye. Isi ya kera siyo y'ubu, ibintu byarahindutse nk'uko Tom Close yabivuze. Ubu abantu basigaye bashakira ifaranga hasi hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru, ku buryo bigeze aho bamwe bemera kwifata amashusho bari gukora cya gikorwa cyangwa wa mugenzo wa kinyarwanda ugaragaza ibyishimo by'umugore hari kumwe n'umugabo, cyangwa se muri make imibonano. Ukurikije ibigaragarira amaso wahita wemera ko wa mukecuru wigeze kwamamara ku mbuga avuga ko abakobwa n'abasore b'ubu bafite ubushyuhe yavugaga ukuri. Yego ntango mitagira abubu, ariko ubu byabaye ibindi kubera ikoranabuhanga pe. Ikoranabuhanga kubera ikoranabuhanga abantu basigaye babishyira hanze bakatandika. Abantu ntibagitinya kwigaragaza ku karubanda bambaye ubusa. Iyo mbibonye mu myaka mikeya mfite. Ejo bundi hari umukobwa twaganiriye wakuriye muri ADPR, ambwira ukuntu kera abakobwa bo muri ADPR bambaraga imyambaro myiza ibageze ku maguru, nyine imyenda myiza pe. Ambwira ukuntu kera nyine kwambara imyenda igaragaza nibura itako ryari ikibazo muri mwito, ndetse bagahita banaguca. None iri torero riracyahanyanyaza rikagerageza kubwira abari barizwamo kwiyubaha, kandi kuko ugasanga benshi babikora, ariko nubwo batakitwara nka mbere barasirimutse. Reka rero mbaha inkuru. Hari indirimbo kera Jay Polly yakoze n'abandi benshi harimo na Bruce Melody. Muri iyo ndirimbo abakobwa bakoreshejwemo babyina bagaragaza bambaye ubusa, amakariso gusa, ubundi bagatigisa ibibuno. Kugira ngo wumve uburemere bw'ibi bintu, ibaze ko umuntu ashobora kureka akazi kari kamutunze gasanzwe akayoboka ko gucuruza amashusho y'ubwambure. Ibi bintu bigira ibiceri nyine, ariko nyine isi yabirindutse kabisa. Ejo bundi nyine naratangaye ubwo nabonaga umuntu w'umuganga nyine wakoraga mu buganga nyine bwo muri Amerika, aho yaretse akazi ke akajya gucuruza amashusho y'urukozasoni. Yatangiye ashyira amashusho nyine yikinisha, kugeza aho yatangiye nyine no gushyira amashusho ku mbuga nkoranyambaga asambana. Uyu mukobwa akomoka hehe? Mu Rwanda hano iwacu. None ko akwereka ko ari hakura gatubutse, wabigira ute? Ngombwira wabigira ute? Muribuka mu minsi yashize bafataga abakobwa bari mu kabyiniro babyina bambaye ubusa buri. Noneho rero hari n'ibintu by'umwaka nyine byatugezemo nyine, ibintu by'umwaka nyine. Ibi ntabwo byabereye i Kamara muri Uganda cyangwa no mu bindi bihugu byo muri Afurika. Wapi, byabereye mu mujyi wa Kigali, kandi abagabo cyangwa abagore bajyaga kubireba ku bwinshi, ndetse bakishyura amafaranga y'umurengera ngo nabo bihere ijisho bashimisha iyo aho hepfo hawe nyine. Nawe urabyumva, uri umuntu mukuru. Hari igihe umuntu yagiraga ibanga rigatuma agira icyubahiro. Ati utiki uwari ufite ibanga yafatwaga nk'umuntu w'umugabo n'umugore ubereye u Rwanda, umuntu uzi kwifata, uzi kwicecekera. None rero twagize amahirwe yo gutera imbere mu ikoranabuhanga, maze tugira ubwenge buhambaye bwo kwambara ubusa imbere y'isi yose, tukabyita ubwisanzure nyine. Uyu munsi ushobora kumenya umuntu kurusha uko umubyeyi wamuzi. Wifashisha Instagram n'izindi mbuga, umusore ajya mu bwogero buri kujyana y'icyo wanjijiwe, ukajyana na telefone ngo wifate amafoto uze kwereka umukunzi wawe. Ba mukecuru barago, ba mukecuru bavuga ko ngo ibitsina bikuramo password, ngo ni ukugira ngo phone batayiba. Uwo umara noneho wumva ukuntu abasore batangaje, ajyana muri dushe telefone akifata y'amavideo kugira ngo aze kwereka nyine umukecuru aba yibitseho umukunzi we, cyangwa nyine umukecuru bacuditse. Uwo amara umusonga nyine, kuko umugabo we nyine ahora muri misiyo nyine, birumvikana nyine. Ugasanga nyine umusore nyine ngajya gupfubura, numva bavuga ngo no gupfubura. Ariko rero n'abagabo turabagaruka uyu munsi, nta hantu mu nshikira abagabo nabo ntibagitinya kwigaragaza bambaye uko bavutse. Ndebera oya, jya ugabanya ubujiji. Telefone uri kuyijyana muri dushe kuyimaza y'iki wa musore wa mukobwa we? Telefone uri kuyijyana kuyimaza y'iki? Ngo wagiye kwifotoza, ngo uze kohereza sheri wawe umusunikire ku mafoto yawe.
Ikibabaje ni uko iyo aba bantu bashwanye ya mabanga bagiye bapostinga nyine bagiye basangizanya, usanga bayasize hanze tugasanga twese twayamenye. None se koko ni byiza gusigara uri igice kimwe kuri iyi si, igice kindi gisigaye kiri ku mbuga nkoranyambaga? Ibi ni ikibazo mu bigabanye. Ubundi iyo umuntu yavugaga ngo imyanya y'ibanga, twatekerezaga ku bice by'umubiri umuntu agomba guhisha. Ubu ibyo bice nibyo bigezweho mu kwerekana. N'ubundi mugenzi wanjye twaganiriye ngo afite telefone ifite memori nyine gigabyte 128, noneho ariko gigabyte 126 ni amafoto ye yambaye ubusa, yifata yishimira uko nyine afite imiterere myiza nk'iy'umwamikazi. Mu minsi ishize hari umukecuru washatse kurega umukobwa we washyize ifoto y'igitsina cye kuri sitati. Mubanze mwumve neza, mubisobanukirwe neza. Igitangaje ngo uyu mukobwa yisobanuye abwira nyina ko ari fingerprint ya iPhone Pro 16, amubeshya ko ari uburyo bushya nyine bwo gufungura telefone ukoresheje igice cy'umubiri cyihariye. Ubu kugira icyo utazi ku muntu ni icyaha. Kuki ubeshya umukecuru? Uramukurikira kuri Instagram ukamumenya kurusha uwo baryamye cyangwa kurusha umubyeyi we, babipostinga kuri Instagram. Usigaye ugera mu biro aho kwakira nyine mwishimirana n'utundi bagahita bagusaba link ya TikTok n'umubare w'abafollowers. Umukozi w'iki gihe agomba kuba ari influencer. Ni byiza pe, koko ni ikoranabuhanga turarikeneye, ariko se ridutware indangagaciro? Ibidakorwa bikorwe ku karubanda koko. Ibyo abantu batinyaga kuvuga mbere ubu babyita kuba honest. Hari abavuga ngo nkunda kuryamana n'abantu batandukanye, ibyo babyita sex openness, barabyumva, cyangwa se openness. Iyo ubwiye umuntu ngo mbwira ibanga, aragusubiza ati ndabifotora cyangwa mbikore voice note. Hari bamwe baza kuri iyi ngingo bakakubwira ko byinshi na kera byahozeho, ahubwo icyahindutse ari uko nyine abantu basigaye babibona byoroshye, bityo no kubyigana bikaba byakwihuta nyine cap. Ibyo utinya kuvuga mbere nyine, reka mbikubwire neza, ibyo utinya kuvuga imbere ya nyoko cyangwa se ni wowe wabishyira kuri sitatu. None ariko mana ntabura kuri sitatu, usibye mana yanjye, mana tabara umugaragu wawe. Ibyo uvuga mu gicuku uraza ugashyira ku rubuga rusurwa n'amamiliyoni. None se niba wumva impamvu zawe, ni izihe mpamvu zawe igitsina, amabere, amabuno yawe n'ibindi byose bigomba kurebwa n'isi yose? Ubwo ibanga ryasigaye nareka akazi ke ajye gucuruza itako? Mana we, wakwambaye neza. None se ibiriya bintu uri kubishyira hanze ngo tubimaze iki? Ko nta kintu bidufasha mana we, ntacyo mana we, ntacyo habe. Uri kutwangiza rwose. Ibyo bintu byihorere. Na Pawulo yarabivuze, ibyo bintu biratwangiza. Watubabariye ko nibambara uko bashaka pe, ariko hari igihe kwiyambika ibyo bashaka bizabananira. Umuntu akabambika bakoresheje igihe bafite, hari igihe kizashira, hari igihe bizashira ibyo bintu. Abakobwa bafashwe babyina bambaye ubusa ubu ngubu bafungiwe Gikondo kwa Kabuga hamwe n'abafana ba RYAWE Sport, bafashwe batera amabuye ku mukino wa Bugesera. Ariko tujye twibuka ko ibi Bibiliya yarabihanuye mw'abantu, yarabihanuye. Man, abantu mwakurikiye iki kiganiro kugeza ku musozo, ndabashimiye, ariko nkeneye ibitekerezo byanyu muri comment. Sawa, murakoze.